Excellency, Commanders. Guard number 1, Officer Cadet Vianesaka, and Officer Cadet Guard Mayito. Guard number 2, Officer Cadet Boret Morekatete, and Officer Cadet Emil Tiluka. Guard number 3, Officer Cadet Olivier Kanyamahanga, and Officer Cadet Zamayi. Color Party, Captain Patrick Tugabo. Guy number 4, Officer Cadet Giant Kabarunji, and Officer Cadet Balanti Kamuteshimani. Guy number 5, Officer Cadet David Twahirwa, and Officer Cadet Prince Lichon. Guy number 6, Officer Cadet General Bandages, and Officer Cadet HD Mugwanese. Karenajika, Captain Emmanuel Executive. Guy number 7, Officer Cadet Geoffrey Kadozi, and Officer Cadet Dani Kayonga. Guy number 8, Officer Cadet Claude Dance, and Officer Cadet Gabriel Shimi. Guy number 9, Officer Cadet Daniel Muriku, and Officer Cadet Adriel Sanzawan. Guy number 10, Officer Cadet Ivan Wagasana, and Officer Cadet Jacques Shakafushi. Guy number 11, Officer Cadet Fred Lugamba, and Officer Cadet Idin Haganira. Guy number 12, Officer Cadet Solange Ingabire Kajenga, and Officer Cadet Jean-Michel Rudaseswa. Military Band, Band Master, Second Lieutenant Lewis Mugabo, Overall Drum Major, Staff Sergeant Benzaho Jean-Pierre. Your Excellency, inspection is over. Here you have a permission to march past parade, Your Excellency. Bayobozi bakuru mu nzego za leta, bayobozi b'ingabo, polisi n'izindi nzego z'igihugu, bashyitsi baturutse mu bihugu by'inshuti, ba ofisiye bashya, banyacyubahiro mwese muri hano. Mbanje kubasuhuza, nishimiye uyu mwanya ndi hamwe namwe mu muhango wo kwinjiza mu rwego rwa ofisiye mu ngabo z'igihugu, ba ofisiye kadete bari hano imbere yacu. Ndagira ngo mbanze mbashimire mwese kuba uyu munsi mwashoboye gusoza amasomo yanyu neza uyu munsi, mukaba
kandi byakozwe hano ku mugaragaro. Mugeze kuri uru rwego kubera umwete, umurava n'imyifatire myiza. Ibyo maze kugeraho rero bikwiye kubatera ishema, bikabaha n'imbaraga zo gukora kurushaho, mukagera no ku bindi byisumbuye mu mwuga w'igisirikare. Ingabo z'u Rwanda zifite amateka yihariye. Gukorana kwazo n'abaturage mu buryo bwa hafi byatumye u Rwanda rukomeza gutera imbere. Nkaba mbasaba gukomeza muri uwo murongo no kudatezuka kuri iyo ntego, kugira ngo duhindure igihugu cyacu gikomeze gutera imbere kigana aho twifuza. Bisaba kugira igisirikare cy'umwuga gifite imbaraga, ubushobozi n'imyifatire byiza. Izo ngabo zikaba zigizwe n'aba ofisiye n'abasirikare ba RDF, umwe ku giti cye, kugira ngo twubake ubushobozi n'izina ryiza ry'ingabo zacu. Ni ngombwa ko buri wese yiyemeza kuzuza inshingano ze uko bikwiye, akagira n'imyitwarire ikwiye. Akazi mukora n'inshingano za RDF nicyo ibereyeho, nibyo bituma abanyarwanda n'abaturarwanda bose bumva ko bafite umutekano usesuye, bagakora ibikorwa byabo mu mudendezo. Ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi nakongeraho. Twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we. Ndavuga ahandi, ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi, twifuza umubano mwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke, duhereye ku baturanyi. Hari amajyepfo, hari uburasirazuba, hari uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru. Ariko icyo
twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano, ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere, ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye. Icyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose, ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha. Ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki, cyangwa uwo tugirira nabi, oya, ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya. Ndetse bikanumvikana ko uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, bitamugendera neza. Kuvuga ko bihenze cyane, byamuhenda, byamusaba ikiguzi atari yatekereje. Naho ibyacu bigarukira kubaka ingufu, ukongeraho noneho ahubwo no kugira ngo tube twafasha mu buryo bwo kubaka umutekano ahandi igihe twifashishijwe. Ibi bigaragarira mu bikorwa byagiye bigaragara hanze, aho twasabwe gukorana n'inshuti, ibindi bihugu ndetse na Loni, kuzana amahoro cyangwa gushakisha amahoro mu bihugu bitafite. Icyo gihe twagiye tubyitabira vuba na bwangu. Ibyo rero mbisoza nagira ngo nibutse ingabo za RDF n'abarangije amasomo uyu munsi ko mutangiye urugendo mu nzira y'ubuyobozi muri ibyo bikorwa biranga ingabo z'u Rwanda. Mugomba guhora muzirikana ko umurimo wanyu mbere na mbere ari ugukorera abanyarwanda, ababyeyi banyu, abavandimwe banyu, aho mukomoka. Iyi ni inshingano iremereye mugomba guha ibyo agaciro gakwiye. RDF igakomeza kwiyubaka ndetse igakomeza no gutanga umusanzu aho bibaye ngombwa nk'uko nabivuze mbere. Haba mu baturanyi cyangwa se haba n'ahandi hirya mu bihugu
bya Afurika cyane cyane. Turishimira ko Rwanda Military Academy ikomeje kubaka ubushobozi bwo gutanga ubumenyi buhanitse mu masomo rusange na gisirikare. Ndagira ngo nshimire abatanga ayo masomo n'amahugurwa, ubuyobozi bw'ishuri n'ubwa RDF muri rusange. Intambwe nziza ikomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye. Abafite amahirwe yo kwiga no guhugurirwa hano bagomba gukoresha uko bikwiye ibyo ishuri ritanga, bakanafasha guteza iri shuri ubwaryo imbere. Musoza, nagira ngo nongere nshimire ababaye ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Ndashimira kandi ndagira ngo nashimire n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu babashyigikiye muri aya masomo, nubwo bamwe abenshi batashoboye kuba hano kubera icyorezo cya COVID-19. Turabifuriza mwese ishya n'ihirwe mu mirimo mutangiye nk'aba ofisiye muri RDF. Tubizeza kandi inkunga yanyu, inkunga yacu kuri mwebwe, ariko namwe mutanga inkunga yanyu kuri RDF. RDF ni nk'umuryango twese duhuriyemo. Nagira ngo mbabwire ko ari umuryango umeze neza, mwiza, twese twishimira kuba turimo. Bityo rero iryo zina ryiza rizakomeze kubagaragaraho, mukomeze kuryubaka, ari nako twubaka igihugu cyacu. Asanteni sana.